Dutangirana n'ubuhamya bwa bamwe bafashe ikimenyetso 666 bitangira batubwira uburyo bagifashe n'impamvu n'uburyo bahereyeho bagira ngo bafate iki kimenyetso. Mureke twumve hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Nizere ko mukora subscribe kugira ngo dukomeze kugendera muri urugendo. Uyu mudamu atangira avuga ati nafashe ikimenyetso kuko nari narananiwe kwihanganira igitutu. Umugabo ukurikiraho we aragira ati nafashe ikimenyetso kuko nashakaga gusa kubaho nk'abandi bisanzwe. Abo ni bumwe mu buhamya bw'abatanzwe n'abafashe iki kimenyetso. Undi yaravuze ati nafashe ikimenyetso kuko nizeye byose bambwiye. Undi aragira ati narasigaye, itorero ryanjye ryose ryajyanywe mu gusarurwa, niyo mpamvu nafashe iki kimenyetso. Ese utekereza iki niba nakubwiye ko ikimenyetso kizazanwa n'amashyi n'umuriro, ahubwo kizazanwa n'amasezerano, gushyigikirwa no guhembwa, ahubwo nko gukurikiza amategeko? Ikibabaje cyane, hari abazarifata batigeze bamenya icyo ari cyo nyakuri, kugeza igihe bizaba byararenze urugero. Akazi kawe kazaryigombera, banki yawe izaryigombera, naho kugura ibiryo ntugire ikibazo, naho bizaba bikenewe, aho buri muntu wese azaba asabwa kuba afite ikimenyetso kugira ngo abashe kubona ubuzima busanzwe. Tugendane muri iki kiganiro. Mwakoze gukora subscribe, utarayikora ikora kugira ngo tugendane neza. Ese Bibiliya ivugaho iki kuri iki kiganiro? Ku bantu benshi umubare 666 uhitamo ako kanya ishusho ya Satani ubwe. Niwo mubare w'igikoko, umubare w'umwijima uvugwa mu byahishuwe, umaze ibinyejana byinshi utoteza ibitekerezo byacu, filime, ibitekerezo ndetse n'imyumvire ya buri munsi. Byawuhinduye ikimenyetso nyacyo cy'ikibi. Abantu baririnda nimero za telefone, plaque z'imodoka ndetse n'ibyumba by'amahoteli birimo umubare 666. Ariko se ndamutse nkubwiye ko ibyo byose wigeze kumva kuri 666 bishobora kuba ari ukwibeshya? Ese niba uyu mubare aho kuba gusa ikimenyetso cya Satani gihishe, ufite ubusobanuro bw'ibanga abakristo ba mbere basobanukirwaga neza, ariko abasomyi b'iki gihe hafi ya bose bakaba barawumvise nabi. Kugira ngo tubisobanukirwe tugomba gukuraho ibinyejana by'igitinyiro, imyizerere ya gipfobagane ndetse n'amateka ya Hollywood, tugasubira ku isoko ry'umwandiko wa kera aho byose byatangiriye. Inkomoko y'iri banga iri mu byahishuwe 13:18. Hagira hati aha niho hakenewe ubwenge ufite gusobanukirwa nareke atekereze ku mubare w'igikoko, kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare wa 666. Ako kanya uyu murongo tubwira ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ihurizo, ikintu kigomba kubarwa ngo gusobanurwa atari gusa gutinywa. Ese wowe ubyumva ute? Tugenda neza muri iki kiganiro. Si ubwoba gusa. Iki kintu cya kabiri, uyu mubare uvugwa ni uw'umuntu, si uw'umudayimoni. Ibi bihita bihabanye neza n'ibyo benshi bumva ko bazi. None se kubara bivuze iki hano? Mu isi yo hambere inyuguti ntizari inyuguti gusa, zari zifite n'agaciro k'imibare. Ubu buryo buzwi nka Gematria mu Giheburayo ndetse na filozofi mu Kigereki, bwemereraga amagambo n'amazina kugaragazwa nk'imibare. Ku muntu wo mu kinyejana cya mbere ibi byari bisanzwe, nk'uko natwe uyu munsi dusobanukirwa n'impine cyangwa imvugo zisekeje. Ubwo Yohana wanditse ibyahishuwe yavuze ati abarwe uwo mubare, abasomyi be bahise bumva ko ari ikimenyetso izina ryanditswe mu mibare. None se uwo muntu yarinde? Igisubizo cyemeranywaho na benshi mu bahanga ni umwami Nero. Iyo ufashe izina rye mu Kigereki Nero Kayisari ukarishyira mu nyuguti z'Igiheburayo, hanyuma ukabarura imibare yazo, usanga ari 666. Nero umwami w'Abanyaroma w'umunyamaswa wishe abo mu muryango we bose, ukazana abizera babaho batwitswe nk'ibituro by'urumuri, kandi agatera ubwoba impande zose. Yari ishusho yuzuye y'igikoko. Kwibi itorero rya mbere ibi ntibyari ihurizo, byari itangazo rikomeye rya politike ryihishe mu bimenyetso, kugira ngo ubutegetsi bw'Abaroma butaribona byoroshye. Ariko inkuru irushaho gukomera. Amakopi amwe ya kera ibyahishuwe agaragaza ihinduka ry'uwo mubare, aho bavuga 616 aho kuba 666.
Byabaye bitese? Igisubizo kiroroshye cyane. Iyo wanditse izina Nero Kayisari mu kigereki udashyizemo inyuguti ya N ya nyuma mbere yo guhindura mu giheburayo, imibare ihita iva kuri 666 ikaba 616. Bidutegurira ikintu gikomeye. Uwo mubare ntiwari umuti w'amashitani cyangwa uw'impanuka gusa, wari uburyo buhambaye bwo guhisha izina ry'umuntu w'ukuri wabayeho mu mateka. Ariko Nero ni igice kimwe gusa cy'iyi nkuru. Uburyo ibyahishuwe bikoresha 666 kugira n'ubusobanuro busobanuye neza mu mibare ya Bibiliya. Umubare 7 ugaragaza isozwa n'ubuziranenge muri Bibiliya. Umubare 7 ugaragaza ubuziranenge cyangwa isozwa ry'Imana, ariko 6 wo ugaragaza kutuzura. Ni hafi kuba 7 ariko ntiwigeze ugera aho ngaho. Iyo 6 isubiwemo 3 ni ukuvuga 666 bigaragaza kutuzura kw'abantu ku rwego rwo hejuru cyane. Ni ubusobanuro bw'uko umuntu ananirwa rwose. Nibwo bwigomeke bw'indunduro ku Mana. Ni igihimbano cy'ubuziranenge bw'Imana, ariko bidashoboka kukigeraho na rimwe. Ibi ntibireba gusa umuntu wabaye mu mateka nka Nero, ahubwo bireba kamere y'ikibi ubwacyo, guhora kigerageza kwigana iby'Imana ariko ntikibigereho. Gusubiramo umubare byari uburyo bwo gushimangira icyo usobanuye, nkuko ijambo uwera muri Yesaya 6 kugera kuri 3:3 rishimangira cyane ubutungane bw'Imana. Ni nako 666 rishimangira kutuzura no kwangirika ku rwego rwo hejuru. Igikoko si cyo gifite intenge gusa, ahubwo ni ishusho y'intenge ubwazo. Ni icyaha cyambaye umubiri. Ni umunyabinyoma ugerageza kwiyoberanya nk'Imana. None reka tugende twinjiremo. Mu isezerano rya kera imibare ntibe ari imibare gusa, yari ifite uburemere, ubusobanuro n'amabanga. Urugero, muri 1 Abami 10:14 dusoma ko Solomon yinjizaga buri mwaka ibiro 666 by'izahabu. Ese ibi byari umwandiko w'ubukungu gusa, cyangwa umwanditsi yari arimo atanga ikimenyetso cy'ukuntu ubwo bwami byarangiye acumuye mu gusenga ibigirwamana no mu buriganya? Ese umubare 666 ushobora kuba wari uburyo bwo ku nyandiko za kera bwo kuvuga ngo ubutware bushobora kuvamo kutuzura no kurimbuka? Abanditsi bamwe ba kera b'Abakristo bemeraga ko 666 atari ukubwira umuntu umwe gusa, ahubwo ari uburyo bwo kugaragaza icyiciro cy'abayobozi b'abanyabyaha uhoraho mu mateka yose, aho abayobozi biharika nk'Imana bakayobya rubanda binyuze mu gitutu n'ubwoba, kandi bagahiga abanga kubasenga bose. Iri tsinda ry'isesengura rihindura 666 riva ku mubare umwe uvuga amateka akizeye, ahubwo rikaba ubutumwa bw'ubuhanuzi bugenewe ibihe byose. Hari n'abandi babonye ko igikoko kivugwa mu byahishuwe kiva mu nyanja, mu gihe ikindi kivuka mu butaka. Ibi si ibishushanyo byahisemwo ku buryo butunguranye. Mu bimenyetso bya Bibiliya, inyanja kenshi igaragarira amahanga y'akaduruvayo n'imbaraga z'amahanga, naho ubutaka bugahagararira ubwoko bw'Imana. Ese Yohana yaba yarimo kuburira abatazi umwanzi w'inyuma gusa, ahubwo ni ukwangirika kw'imbere mu bantu? Ese 666 yaba ikimenyetso cyo guhemukira mu mitima, umuyobozi uzamuka hagati y'abizera ariko ku mpera akaba akorera umwijima? Ikindi kidasanzwe, bamwe mu bahanga basuzumye ihuriro riri hagati 666 n'imibare ya kera ikoreshwa mu buhanga bw'abayobera n'imibare y'ibitangaza by'isi ya Greco-Roman. Muri ubwo buryo 666 yabonwaga ari wo musaruro w'imibare yose kuva kuri 1 kugeza kuri 36, kandi wafatwaga nk'ufitanye isano n'Imana y'izuba. Helios, niba iri huriro ryari ryateguwe ku bushake, bishobora gusobanura ko igikoko cyashushanyijwe nk'umucyo w'ikinyoma kigaragaza uburiganya bwa Satani nk'umumarayika w'umucyo. Hanyuma hakaza ikibazo, ikimenyetso ubwacyo ibyahishuwe byasobanura ko gishyirwa ku rukono rw'ukuboko cyangwa ku gahanga. Igishushanyo yaturutse mu isezerano rya kera, aho amategeko y'Imana yandikwaga mu maboko no ku gihanga mu byitwa phylacteries.
Mu yandi magambo, ikimenyetso cy'igikoko ni ikimenyetso cy'ikinyoma cy'umukono w'Imana, kigaragaza inyuma ukwiyemera kw'imbere. Si ngombwa ko ari barcode cyangwa microchip nk'uko zimwe mu ntekerezo z'iki gihe zibivuga. Mu gihe cya kera Yohana byari bisobanuye neza ikimenyetso cyerekana uwo ukorera kandi ugasenga. Iyo dusubije ibintu byose hamwe, izina rya Nero ryihishe mu mibare, symbolisme y'inkemuramaka, ijwi ry'ibiro 366 by'izahabu bya Salomo, ikimenyetso cy'ikinyoma cy'ikimenyetso by'Imana. Byose bigaragaza ko 366 ifite ubusobanuro burenze kure ibyo imico ya pop culture cyangwa kutwemeza. Ni amateka, ubuhanuzi n'iyobokamana byose byuzuzanya mu bimenyetso kimwe kivuga ku bihe byose. Kandi aha niho haza igice gitera ubwoba kurusha ibindi. Niba 366 ari umubare w'umuntu umwe wo mu bihe byashize gusa, ahubwo ari igitekerezo cy'ubutegetsi, icyo gikoko gishobora kuzamuka mu ngeri yose y'ibihe. Gishobora gufata isura nyinshi: politike, idini n'umuco, kandi ntigihora kigaragara nk'uko tubyibwira. Ikibazo nyakuri si niba 366 izaboneka mu gihe kizaza, ahubwo ni ese ishobora kuba iriho uyu munsi. Kimwe mu bintu abantu bakunze kwirengagiza 366 ni uburyo ibitekerezo by'Abayahudi ba kera ku bihe by'iherezo byagize ingaruka ku buryo Yohana yayitwaye. Ibyahishuwe ntibyanditswe mu mwanya w'ako kanya gusa, byaje bishingira ku muco w'imibare y'ibimenyetso n'intambara z'ikirere. Imbere ya Yohana, ibitabo nka Daniyeli na Enoke byari bimaze gukoresha ibikoko, amashyi n'imibare y'ibanga mu gusobanura ibihugu n'abayobozi. Abasomyi ba Yohana ubwo bumvaga ko igikoko n'umubare wacyo, ntibari batekereza ku gishobora kuba gifite amashyi, cyangwa bari batekereza ko ibihugu ku bami n'imbaraga z'umwuka zari inyuma yabyo. Fata urugero nk'igitabo cya Daniyeli. Muri Daniyeli 3, umwami Nebukadinezeri yubatse ishusho y'izahabu ifite metero 60 z'uburebure na 6 z'ubugari, agategeka bose kuyisengera. Ibi si ibipimo by'aka kanya gusa, ni ijwi rindi ry'umubare 6 rifitanye isano n'ibigirwamana, ubutegetsi butoteza, itegeko ryo kwicisha bugufi ridafite inenge. Yohana na 363 bishobora kuba gusobanura iki gitekerezo mu buryo bwimbitse. Ubwami bisaba ko abantu bose basenga ishusho yacyo, bikagera ku rwego rwo hejuru rw'ikorwa ry'icyaha. Undi murongo w'isesengura uva mu isi y'utugari tw'Abanyaroma bo mu kinyejana cya mbere. Ifaranga ry'icyo gihe ryari rikorwaho ishusho y'umwami, rifite amagambo yamwita nyir'ubutungane n'umukiza. Kwirengagiza gukoresha iryo faranga byari itangazo ryo mu bukungu no mu bya politiki. Bamwe mu bahanga bavuga ko ikimenyetso cy'igikoko mu ibyahishuwe gishobora guhagararira uruhare mu bukungu bw'ubwami, aho bisaba gukurikiza ubuyobozi bw'umwami. Niba ariko bimeze, 363 si umubare w'umuntu umwe gusa, ahubwo ni izina ryihishe, rikibaza ku mahitamo yacu ya buri munsi, agaragaza kwizera sisitemu ihabanye n'Imana. Ariko ibanga rirushaho gukora no gukomera iyo tuvanye amaso ku nyandiko za Bibiliya tukinjira mu isi y'imyizerere y'ibanga n'amategeko y'ibigirwamana. Mu matorero amwe, umubare w'Imana y'izuba wabonwaga nka 366 binyuze mu buhanuzi bushingiye ku nyenyeri. Niba abasomyi ba Yohana bari bazi ibi bimenyetso, gukoresha 363 bishobora kuba igikorwa cyo guhangana ku bushake, gufata umubare wari wizihijwe mu bigirwamana ukawushyira ku isura y'icyaha n'ikorwaho ry'icyaha. Hanyuma hariho kandi uburyo bukomeye bwo guhuriza hamwe imibare y'Igiheburayo n'Ikigereki bigatanga umubare w'icyubahiro n'amahanga, bifasha Yohana gutanga ubutumwa bukomeye binyuze mu mibare y'icyo gihe. Mu Giheburayo buri nyuguti ifite umubare, ariko no mu Kigereki ni kimwe. Umubare 363 ushobora kuba warakozwe nk'ikimenyetso cy'ubuhanga mu ndimi ebyiri, gisomeka n'Abakristo b'Abayahudi ndetse n'abizera b'abatagatifu.
Tekereza ku bwenge bw'icyo kimenyetso, umubare umwe ariko ufite ibisobanuro byinshi bitewe n'ururimi wamenyereye. Ibi byari gutuma ubutumwa bubasha gutambuka, bukaba bwateye ubwoba ariko bukaba bunarinzwe n'ubutegetsi bw'Abanyaroma. Abanditsi ba kera b'Abakristo nabo bari bafite ibitekerezo byabo. Ireneyusi yanditse mu kinyejana cya 2. Yari azi ko hariho inyandiko nyinshi zigaragaza uyu mubare, kandi yarabangamiraga guhubuka mu guhanura. Yagiraga inama ko uyu mubare ushobora gufata amazina atandukanye mu mateka, kuko buri gihe kizazana igikoko cyacyo. Iyi myumvire ye yatumye ubuhanuzi budafatwa nk'ibyashize gusa, ahubwo buba bufunguye ku by'igihe kizaza. Abasobanura mu gihe cy'ubukoloni bwa kera bajyaga kure babona 336 atari izina ry'umuntu, ahubwo ari igihe. Bahuzaga n'imyaka 336 y'ikorwaho ry'icyaha mbere y'uko hazamuka umuvugizi ukomeye wo gukosora. Iyi myumvire nubwo yari igihumetswe kera, yerekanaga ukuntu umubare wabaga wifashishwa bitewe n'ibibazo by'icyo gihe. Ku muntu wo mu kinyejana cya 10, igikoko nticyari Nero gusa, cyashoboraga kuba ubwami bwangiritse cyangwa igitero cy'abasirikare, n'uburyo umubare wonyine n'ubusubirizo bwawo nabyo byari bifite uburemere bw'ikimenyetso. Mu bimenyetso bya kera, gusubiramo imibare byari kugaragaza ikintu kisubiramo, ikigororwa cyangwa cyongera kugaruka. 666 bishobora gusobanura ko sisitemu y'igikoko itagaragara rimwe gusa, ahubwo ikagaruka rimwe na rimwe mu buryo butagaragara cyane. Ubu busobanuro bwo gusubiramo buhuye n'amateka, aho ubutegetsi butoteza buzamuka bukagwa hanyuma bukisubiramo mu buryo busa n'ubwabanje. Mu myizerere y'Abayahudi b'abanyamahanga, Jewish mystic thought, imibare yafatwaga nk'ifitanye isano n'iremwa ry'isi ubwayo. Isi yaremwe mu minsi 7, iminsi 6 yo gukora n'umwe wo kuruhuka. 6 ihagararira imbaraga z'abantu, kwihangana kwabo, ariko nta gusoza kw'Imana k'umuntu wa 7. Gusubiramo 3-6 bishobora gusobanura ko abantu bagerageza kugeza ku bushobozi bwabo bwose, ariko batazageraho ituze, amahoro n'ubuziranenge Imana yonyine ishobora guha. Mu buryo bw'iyi ntekerezo, 336 ni inkuru igerageza ry'abantu kuba Imana batagira Imana ubwabo. Ubwigomeke bikomeye bwambaye isura y'intsinzi. Mu kintu kidasanzwe, hari ibimenyetso byerekana ko amatsinda amwe ya Gnostic mu kinyejana cya 2 yari yaramaze kwemera ko 336 nk'umubare mwiza. Ubibona nk'ikimenyetso cy'ubwenge buhambaye cyangwa ikibanza cy'ihuriro ry'ikirere. Ku Bakristo bo mu buryo busanzwe Orthodox, ibi byari guhindura ibintu mu buryo bw'akaga. Uburyo bukomeye igikoko cyari gifite ubwo ni uguhindura ikimenyetso cyacyo mu kintu abantu bazemera kwemera. Ibi bitanga amahirwe yo gutekereza ku kintu gitera ubwoba cyane. Ikimenyetso cy'igikoko ntigishobora kuba icyo twatinya gusa kandi tugakurikira. Gishobora kuba ikintu dushaka, ikintu twizera ko kizadufasha, ikintu twumva ko ari intambwe y'iterambere, ariko mu by'ukuri ni ikimenyetso cy'ikinyoma cy'ishusho y'Imana y'icyo gihe. Igishushanyo nyacyo niba ibi ari 636 ari ukuri, si umubare usanzwe gusa, ahubwo ni ubusobanuro, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi gifite ubutumwa ku mitima w'umuntu no kwishobora mu buryo bw'imibereho bushobora kureshya byose, ariko busaba roho yacu nk'ihinduka. Iyo twongeramo inyandiko za Dead Sea Scroll, dusaba urwego rw'inyuma rwarushijeho kuba rufite ubusobanuro mu isi y'ibyahishuwe. Muri izo nyandiko zasanganywe mu misozi ya Qumran, hariho ibitabo by'amatsinda y'Abayahudi biyumvaga ko bari mu minsi ya nyuma. Bavugaga ku itara, Son of the Light, n'abo mwijima cyangwa se Son of the Darkness, ku ntambara ya nyuma hagati y'intambara zabaga z'ubutabera n'iz'icyaha. Nubwo umubare 336 ugaragara mu nyandiko zabo zasigaye, uburyo bwabo bwo gukoresha ururimi rw'ibanga, igishushanyo cyangwa se ibishushanyo by'amarenga
ibimenyetso byihishe ku butegetsi bihuje n'isi y'ibimenyetso Yohana yandikagamo ibyahishuwe bishobora kuba Yohana hamwe n'ab'umuryango wa Qumran bose bakuraga ku rurimi rw'ubuhanuzi rumwe, aho imibare yihishe amahanga akomeye yose bakoreshaga muri icyo gihe. Ibishushanyo by'urusengero muri byahishuwe nabyo bikwiye kwitabwaho. Ibyo Yohani yabonaga byari byuzuyemo amajwi n'amasura y'urusengero rwa Yeruzalemu, amashyi, impumuro y'itabi rya kera, amatara mu rusengero, ibipimo bimwe na bimwe n'imihango bifite imibare y'ibimenyetso. Umubare 6 wahuzwaga no gukora no kwitegura imirimo mbere yo kuruhuka ku munsi w'isabato. Mu buryo bwa 636 ishobora kuba umubare 6 wahuzwaga no gukora no kwitegura imirimo mbere yo kuruhuka ku munsi w'isabato. Mu buryo ubwo bwa 636 ishobora guhagararira ubuzima budahagarara bwo kutuzura, urusengero rutigeze rurangira, sisitemu yo gusenga ihoraho mu rwego rw'imbaraga z'abantu ntijyamo mu kuruhuka nyakuri kw'Imana. Ibi byashoboraga kuba ari uburyo Yohana yashakaga kugaragaza ko gusenga igikoko n'uburyo bwose bwaba buhebuje mu mpera z'amasegonda ari ubusa mu buryo bw'imibare. Bamwe mu bashakashatsi banagerageje no gusuzuma ihuriro rya 636 nk'ibimenyetso nk'ubumenyi bw'ibinyenyeri n'ubumenyi bw'ikirere astronomy. Mu gihe cya kera cya Mediterane ya sosiyete nyinshi zakurikiraga igihe n'igihembwe biciye mu muvuduko w'inyenyeri n'imibare. Umubare 36 wari ingenzi cyane, uhagararira decans 36 nyuma cyangwa imibare z'inyenyeri mu bumenyi bw'Abanyamisiri. Umubare wose kuva kuri 1 kugeza kuri 36 ni 636 bituma bamwe batekereza abasomyi ba Yohana bashoboraga kumenya nk'umubare w'imbaraga zose z'isi n'ikirere. Niba ariko bimeze, igikoko giherekezwa na 636 gishobora kuba gifatwa nk'ishusho y'imizimu yose y'ibinyoma n'abategetsi b'ikirere bahanganye na rurema. Niba ariko bimeze, igikoko giherekezwa 636 bishobora gufatwa nk'ishusho y'imizimu yose y'ibinyoma. Mu gihe cy'umutwe w'Abayahudi bari bahanganye n'Abanyaroma hagati ya 33 na 70, imibare yagize uruhare rukomeye mu itumanaho ryo mu ibanga. Itumanaho, abaharanira ubwigenge bakoreshaga inyandiko z'ibanga ku mafunguro kugira ngo batangaze ubwigenge bwa Siyoni, batavuze amazina y'abayobozi babo mu buryo butaziguye. Muri ubwo buryo umubare w'ibanga nka 636 wari kuba ikimenyetso cy'ubuhangange cy'abanzi. Ntibyari bigoye kwiyumvisha ko amatsinda y'Abakristo bakoreshaga mu kuburira undi ku bijyanye no kwizera no gukurikira ubwami. Nta bimenyetso bishobora kubaho ibihano. Ibishusho by'ubukungu mu byahishuwe nabyo bifite ubusobanuro bushya. Kugura no kugurisha bihuzwa n'ibimenyetso bifite uburemere bwihariye iyo dutekereje ku masoko y'Abanyaroma. Mu turere tw'ubwami twitabira ubucuruzi kenshi byasabaga no kwitabira imihango, gusabira umwami cyangwa imana z'aho hantu. Kwirengagiza ibi byashoboraga gutuma umuntu asuzugurwa cyangwa akajyamo ubukene. Niba 636 yarahuye n'izina ry'umwami, ikimenyetso cyashoboraga kuba pasiporo y'ubukungu, ikimenyetso cy'uko ari umubare w'inyangamugayo, ubwami n'ubuyobozi bw'idini na politiki. Ibi bihindura ibisobanuro biva ku kuba ikimenyetso kizaza mu gihe kiri imbere kikaba yari ukuri mu kinyejana cya mbere, kandi kigikomeza gukora kugira ngo no kugira ingaruka n'uyu munsi. Undi murongo w'isesengura ni 636 ishobora kuba ifite ibisobanuro byinshi by'ubuhanuzi. Nubwo Yohana yerekanye 636 ku basomyi be bagombye kumva ko ari Nero, sembolizme yayo ishobora kugaruka igihe cyose itorero ryahuye n'ubuyobozi cyangwa sisitemu ifite imiterere isa. Icyo ni igitekerezo. Ubutegetsi bwiyemera nk'Imana, gusaba ukwizera kudasanzwe no guhohotera abizera.
Ibi bisobanura ko 366 atari gusa igice cy'amateka, ahubwo ari sisitemu yo kuburira ikiriho mu nyandiko za kera, igikoresho cyo kumenya igitekerezo, kubazirikana ko ku buryo bw'umwuka mu myizerere imwe y'abayahudi b'abanyamahanga imibare ntabwo yari imibare y'ibarurishamibare gusa, ahubwo yari umuziki. Zimwe mu zaburi n'indirimbo z'urusengero zubakaga ku mibare runaka, bagatekereza ko zigaragara ihuriro ry'ubumwe bw'ibiremwa n'isi. Muri ubu buryo 366 ishobora guhagararira ijwi ridahuye, kwivanga guke mu miririmbire wuzuye w'Imana. Ubutegetsi bw'igikoko bwafatwaga atari gusa nk'ubutegetsi bwa kaga no mu butegetsi, ahubwo nk'ukutagira ihuriro ry'ikirere, kugerageza gusenya gahunda y'iremwa ry'isi. Kandi ifata niba 366 ihagarariye iherezo ry'inkemuramaka z'abantu, bishobora ko igihindutse cyo -777 gihagarariye ubusugire bw'Imana bwuzuye. Muri ubwo buryo, gukoresha 366 mu byahishuwe bitanga itandukaniro ry'ikirere. Igikoko gishaka kwicara ku ntebe nk'umuyobozi wuzuye, ariko gisigara kitaragera ku rwego rwuzuye mu buryo bwose. Si imibare gusa, iyobokamana mu buryo bw'amatariki ni drama nk'ibimenyetso igaragazwa mu mibare itandukanye y'inyandiko. Iyi myumvire ituma umuntu agira icyubahiro gikomeye mu gutekereza. Niba igikoko gifite ikimenyetso cy'uburangare bw'ikinyoma, icyerekezo ku bizera no kwiga gutandukanya ukuri n'ikinyoma, si sisitemu yose isa neza, ifite intsinzi cyangwa ifite iterambere ari iy'Imana. Mu by'ukuri, bimwe mu bikorwa by'ubwubatsi by'akarusho, yaba politike, idini cyangwa umuco, bishobora guhisha 366 mu mitima wabyo. Iyo turebye abahanuzi mu isezerano rya kera, dusanga ibintu byoroheje ariko bihambaye byihishe mu ishusho y'ibyahishuwe. Fata urugero rwa Ezekiyeli 8, aho umuhanuzi yerekwa ibibi bikorwa mu rusengero, abakuru basenga ibishushanyo by'abagore, barira imana y'idini ry'abanyabinyoma Tamuzi, kandi abapasitori bakabikira inyuma ya alitari bagasenga izuba. Nubwo Ezekiyeli atigeze akoresha umubare 366, urugero rumeze neza urugaragaza uburyo gusenga Imana nyakuri byivanze no kwishimira imana z'ibinyoma. Ibi nibyo by'ako kanya ibyahishuwe bigaragaza, kandi ntibyari bigoye kwiyumvisha abakristo ba kera babona muri Ezekiyeli nka DNA y'umwuka w'igikoko. Ubuhanuzi bwa Yeremiya nabwo bugaragara mu ishusho y'inyuma. Muri Yeremiya 51, Babuloni, ishusho y'ubugwaneza bw'isi, yari igiye gusenywa kuko yakoze ibihugu byose kunywa inzoga y'ubusambanyi bwayo. Ibyahishuwe bikurikirana iyi shusho. Babuloni mukuru nk'umugore w'ubusambanyi wanduza ibihugu. Niba Babuloni mu gihe cya Yeremiya yari ubwami bw'igikoko, 366 iba ikimenyetso cy'ubutegetsi bwose bukurikira inzira zayo, yaba ibyo hambere cyangwa ibizaza. Guhohoterwa kwabaye uburyo abakristo ba kera basobanuraga umubare w'igikoko kubaho. Ntibyari ku bijyanye n'igikoresho cy'imibare mu gihe kizaza, ibyo bita microchip, ahubwo byari ku bijyanye no kubaho mu isi aho kwemera Kristo bishobora gusobanura urupfu. Abakuru b'Abanyaroma basabaga gutanga ibyaha ku mugaragaro ku mwami n'ikizamini cyo kwizera. Kwirengagiza byashoboraga gutuma umuntu apfa. Muri ubwo buryo, ikimenyetso cy'igikoko nticyari ubuhanuzi bwa kure, ahubwo cyari ikimenyetso cyari buri munsi cyo guhamya ukwizera cyangwa guheka ku byo ubutegetsi busaba. Umubare 366 wahindutse ikimenyetso cy'ubwami bwose bw'ikirenga, ikimenyetso cyabwira abakristo mugire amakenga, iyi ni sisitemu ihanganye n'Imana yanyu. Mu gihe ubukristo bwakwirakwiraga mu kinyejana cyashize, ubushake bwo gusobanukirwa 366 bwatangiye guhinduka icyo gihe. Mwibuke gukora subscribe. Ese muradushyigikiye? Mu gihe cy'abami b'ibwami, ibyo bita Middle Ages, abasobanura ibyahishuwe rimwe na rimwe bahuzaga igikoko n'ingabo zaje kwibasira ubukristo.
ubwami bw'abayisilamu, ingabo z'iterabwoba cyangwa amatsinda n'abakristo ahangana, buri gihe cyabonaga igikoko cyacyo, kuko sembolisme y'imibare yari ifite ubusobanuro buhagije bwo gukwirakwira kuri sisitemu yose y'ubutegetsi bw'akarengane bwishyize hejuru y'Imana. Hejuru y'Imana mu gihe cy'isubiracyaha rya Protestant 333 yakomeje kugira ubusobanuro bushya. Abavugizi b'ivugururwa nka Martin Luther na John Calvin ntibigeze bavuga ko papa ari igikoko mu buryo bwose, ariko benshi mu bakurikiye nabo babikoze. Bavugaga ko ku bukire n'imbaraga za politike z'abapapa bo mu gihe cya kera, ibirego byabo by'ububasha bw'ibwami bw'Imana n'uburyo bahohoteye abatavuga rumwe nabo nk'ibihuye n'ibisobanuro bya Bibiliya. Kubaho 333 nticyari kuri Nero ukundi, cyari ubusambanyi bw'ubutegetsi n'idini byuzuye ubusambo. By'akarusho muri icyo gihe abanyamateka ba Kiliziya Gatolika nabo batangaje ibisubizo byabo. Rimwe na rimwe bahuza igikoko n'abayobozi ba Protestant cyangwa abayobozi b'ubutegetsi bwahukanye na Roma. Ubu buryo bwo guhangana bwerekana ukuntu ikimenyetso cya 333 cyari gishobora guhindura ku buryo bworoshye. Buri ruhande rwakigendera kikaba nk'intwaro y'iyobokamana. Undi murongo w'isesengura w'icyo gihe wari 333 ishobora guhagararira isi umuntu umwe cyangwa sisitemu imwe gusa, ahubwo yari ishusho y'ubwiyandarike bw'abantu bose mu mateka yose. Muri ubu buryo, buri mugome, buri muyobozi w'idini w'ubusambo, buri sisitemu yubatswe ni ku nyungu z'abakire n'ishusho y'igikoko. Iyi myumvire ihuza neza icyerekezo cy'imibare, urugero rwisubiramo kugeza igihe Imana izasoza ubutabera bwayo. Kwishimira 333 kandi kwakomeje no hanze y'itorero mu muco w'abenegihugu, mu myizerere y'ibinyoma ndetse no mu myizerere y'ibanga. Uyu mubare wakiriwe wahinduwe kandi rimwe na rimwe urashimwa. Abantu benshi barawishimiraga icyo gihe. Dore ibyo tubona muri ibyahishuwe ubwabyo. Imbaraga z'igikoko si mu gusenga gusa, ahubwo ziri no mu gushuka. Niba icyaha gishobora kugaragara nk'icyiza ndetse kikanagira icyubahiro, noneho ikimenyetso cyacyo kikaba ikintu abantu bashaka ku bushake, si ikintu bashyirirwaho ku ngufu. Muri ibyo byose, insanganyamatsiko imwe ihoraho 333 si umubare gusa, ni ikimenyetso cy'urugamba ruri hagati y'ubwami bubiri, ubw'Imana n'ubwami bw'abantu. Niba bwahagararaga Nero mu kinyejana cya mbere, Babuloni mu gihe cy'umuhanuzi, cyangwa ibindi bihugu by'amateka ahakurikira, ibisobanuro bihora ari bimwe. Mugire amakenga kuri sisitemu isaba gusenga no guha ubudahemuka aho guha Imana ibaho. Uhereye mu butayu bwa Qumran kugeza mu mihanda y'umujyi wa Roma ya kera, kuva ku byabonwe na Daniel, Ezekiel kugeza ku nyandiko z'ibanga z'ibyahishuwe, umubare 333 wagize urugendo mu mateka kwawe byinshi kurusha ubwoba n'imyizerere y'ibinyoma. Twawubonye nk'ikimenyetso cy'ibanga, izina ryihishe mu mibare ryarinzwe ku nyandiko n'abasomyi bayo. Twawubonye nk'ikimenyetso ubusobanuro bw'akazi bwo kwirinda sisitemu z'akarengane, yaba izo mu butegetsi, ubukungu cyangwa mu buryo bw'umwuka. Twawubonye nk'igitekerezo, urugero rwiruka rwo kwiyemera kw'abantu, kwiyemera nk'Imana no kwigomeka nk'umuremyi. Twawukurikiranye mu masoko no mu kinyejana cya mbere, aho kwizera k'umwami kwashoboraga kugurwa no kugurishwa. Twawubonye wubatse muri iyobokamana ry'abahanuzi, uhishwe muri geometri n'urusengero, unavugwa mu ndimi z'ibanga z'imiryango y'imyigaragambyo. Twawukurikiranye mu gihe cy'abami b'ibwami, aho wabaye intwaro mu maboko y'abavugizi b'ivugururwa n'abarinda amategeko y'icyakera. Kandi iki kimenyetso twarakimenye no muri iki gihe, aho imbaraga, kugenzura n'ubwiza bwo kwigana gusa bituma abantu bacika intege, bakemera ikimenyetso batazi. Ariko nyuma y'ubwoba n'iby'ibanga 333 buri gihe cyabaye ikirahuri cyerekana atari isura y'igikoko gusa, ahubwo ni isura y'ibihe byose byahisemo kwiyobora aho kumvira Imana. Ni inkuru y'abantu batuzuye, y'iremwa rihora rishaka kuba ryuzuye ariko rikagwa buri gihe.
kugeza ubwo umwami nyakuri azazana ukuzuza nyakuri kwe wenyine. Ubushishozi bwihishe muri 666 nuko butagizwe n'igihe kimwe, ahantu hamwe cyangwa umuntu umwe. Ni ubutumwa bwiburira bwahishwe mu byanditswe, inzogera y'umwuka igenewe kurira aho n'igihe icyo ari cyo cyose uwo mwuka ugaragarira. Ni umubare udasaba kureba kure y'ibigaragara, kure y'ubwoba, tugashishoza ku rugamba nyarwo ugaragaza ko mu by'ukuri ibyago bikomeye bya 666 ukubitaho nabi, ahubwo ni ukutamenya ko bihagaze imbere yacu. Ese wowe bitekerezaho iki? Uko wumvaga umubare 666 nuko wumvise iki kiganiro, hari icyo ubashije kumenya? Ibyinshi birimo nuko abantu babifata uko bitari. Abantu benshi babibonye uko bidahagaze. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe. Tubonane mu kiganiro cy'ubutaha.